muri mu kwezi akazibura kubaka hoteli bagahita bayitwara agahita agwa hasi neza burundu atazabyuka. Nibyo bya bindi wavuze ikureka ukagera hejuru muri parafu akazaguhonda yo kubituge tuvunagurika inza zose zikavunagurika. Kubagira gutya kuko abana agise bati none kandi ayakwiraguriza gushaka inzaratsi kugira ngo utebye bisubira agashaka za juju agashaka za byinyo none birabikanamuhira ko atatanda amahoro ati ngaho kora ngo ndi birungo ariko akaba guteza igihe kimwe. Hari abarakore bafite ibirungo bagaburira abantu akagukubita ikintu kimwe ukagusha amazuru n'umugongo n'akabuno neza bikarangira gahita wibagirana kwita. Ariko uko rusenga siko bimera biza gahoro gahoro. So rero nuvuga ngo ubukene tuba tuvuga amafaranga yayabonye yayakoreye ariko mu gihe akiyashyira mu ntoki ze ibyago n'amakuba bikirunda imbere ye kandi agomba kubikemura byose. Ukibaza ngo indi minsi ko batarwe kukibarwaye uko sheke n'ibonye uko sheke ije ntago uri kubyumva ndiko ahora mu bukene kandi urakora hata kugiye wahereye ukora ko ntacyo tubona bunguka bakagira ngo banze gutera imbere. Ikindi tumwe kuvuga ni ikintu cyitwa ubunebwe. Ntabwo ni karande laziness karande ubunebwe ubu ni karande mbi ifite mbinuka ahubwo niba hari n'uzi w'umunebwe hunga ntakagire ikibanza cyawe nibwo turiho nayo ni karande ntago nari mbizi neza ntago nabimenyera rimwe nzajya ngenda bimenyera ariko buriya ngiye ari gihe ngenzura abantu bene abantu bafite ubunebwe uzanasanga banywa n'urumogi nta kintu afite akora. Uzanasanga barimo n'abikinisha bakanisambanya abantu bano baryamye batabyuka basanganamo ubutatuwaje ku mugongo ku kabuno nta kindi afite cyo gukora. Usange n'abantu ashobora no kutabasha no kurya bambi ukazi katanakora ikibi hari n'udakora akarya byinshi aho ndujya dukeye hari n'uwarya rimwe ku munsi aho kibaza nta sogisi nta ntebe nta batera marasaza imyaka irimo irakura kandi afite n'umusheri. Ukibaza azamujyana munsi yahe mu nzu yahe bizagende biti. Ubunebwe burakomeye. Ikindi ni umujinya. Papa anga umujinya umuntu ufite karande n'imivumo agira umujinya w'umuranduranzuzi ikintu cyose aba yarakaba ari umurwanyi ubona afite n'iteye ubwoba ntabwo nibitindeho ndebe nota kugira ngo ntaza kwangiza iminota y'abandi cyane. Ikindi kintu cyerekana uwo muntu ko akiboshye atarabohoka ni ikintu cya violence kuvuga amagambo kubona ugasanga umuntu mu nama ntabwo urajyayo agaho agasaba ijambo yavuga igitekerezo ati umuntu arasinziriye yarahari kubera kavuze ibintu bitari bizima cyangwa ukabona hurutuye urugamba kubisaho ikintu cyo kuvuga iyo ugasanga umuntu yakoze ibintu bitabaho arasinze arinyariye arinereye arasinze ararutse mu nzira no umuntu ufite diplome wize ukabona ko ibintu akora ntabwo ari we. Hallelujah, 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 hallelujah. Ubumwe bw'abera ministries uyobewe na Reverend Hababazi Jean Baptiste aha amavuta kandagira amateka dushingiye ku mvugo y'ijambo ry'Imana rigaragara mu gitabo cyayo bice 23 umurongo wa 14 kugera ku 16 hasobanura yuko Imana ivugira mu nzozi no mwiyerekwa rya ninjoro abantu bashyizweyo bityo abaho umugambi wo gusobanura kugira ngo udatesha agaciro inzozi zawe nizo wowe ntaho uzatandukana n'imvugo y'Imana wizitesha agaciro wizisuzugura izigambiriye kukugirira nabi zishingiye kuri karande ufite n'Imana ibikubwira bisenye biveho ibishingiye mu kuri nabyo bisengukiranuke. Ubumwe bw'abera ministries buri muntu wese mu itorero rye abo wejejwe akore nk'imirimo ariko duhurire mu gukiranuka no kubaka ahazaza hawe hashingiye ku nzozi zawe n'imitekerereze yawe n'ibikorwa byawe. Uruw'agaciro uriwe kandi uriwe n'Imana izubakiraho amateka adasanzwe. Ubumwe bw'abera ministries umuntu arisanzura akamenya yuko Imana iri mu ruhande rwe. Shalom shalom. Ku bufatanye n'inzego zifite mu nshingano ubumwe bw'abera ministries bwiyemeje kurandura burundu igwingira ry'abana bafite imyaka 5 kugera ku myaka 12 tubondora tubagaburira tubashyitsa ku kigero cyiza kwita ku mwana no kwita ku Rwanda rw'ahazaza kwita ku mwana no kwita ku maboko azagusimbura. Nawe niba mu kigo kigushishikaje
ukumva ukinezerewe fatanya n'umwe bw'abera ministries kubaka u Rwanda rw'ahazaza turandura burundu igwingira ry'abana mu kagari umwe bw'abera bukoreramo umwe bw'abera ministries si dini si torero nubwo genda no kuba ryo ahubwo no muragira kisanzura agakora igikorwa cy'umugisha agikorera abera bose buri muntu wese mu itorero rye abo wejejwe ariko twita ku bana Imana ibaha umugisha amen. Ndagusuje ngo haye ikaze ku mwebwe bera ministries amavuta kandagira amateka ubuzima bugahinduka. Amazina yanjye ni Jerry nkuko bisanzwe tugarukanya na mushumba mu cyumweru cyo gukira karande ndetse n'imivumo n'ikibiranga n'ukuntu wabana nanjye kuvuga ngo ukuntu wabana nabyo ukuntu wamenya nimba bifite n'uburyo wakoresha kugira ngo ucagagura iyo migozi yose yakwirunzeho. Yego turagarutse n'ubundi ejo cyari ikiganiro cyo kugira ngo ubanze ufunguke wumve aho bipfira wumve aho bihera kugira ngo nitubyinjiramo ku muzi umenye icyo ugomba gukora. Mushumba waramutse neza? Haramutse Imana iguhe umugisha. Yego ndakwishimiye cyane ndatashaka naguhe umugisha mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Amen. Nongeye gusuza abera b'Imana ambabwira ngo igikorwa cyo kugaburira abana kirakomeje nyaboneka mukomeze twubaka abana b'igihugu dukorera hamwe mukomeze gushimira mukomeze kubigiramo uruhare buhoro buhoro. Yesu abamera umugisha murakoze. Amen. Nawe urakoze mushumba. Ndagira ngo noneho tudatinze kuko dukurikije kuri wa muntu wari watubajije ejo byabaye ngombwa kugira ngo n'abandi bose bagere aho bahera kuko twabonye ko no mu mitekerereze bishobora guheramo kuko imitekerereze iragenda ikajya mu mikorere hakaba ibyivanga. Rero uba ugomba kugira ibyo yabundi iyo udahinduye ibitekerezo ntugire amahoro mu bitekerezo ushobora gusohoka muri karande. So yambajije ngo ibimenyetso biranga turaza kumubwira bimwe bikubiyemo ibintu byinshi. Umunsi ukurikiyeho nzamubwira inzozi noneho umunsi ukurikiyeho nzamubwira detaye y'ibyo bintu bigera kuri 30 kuzagenda mbigabanya nk'ibice kugira ngo ntabashe kubyumva. Ubundi akenshi iyo umuntu afite ibintu bya karande se ubundi karande ni iki tuyivuga buri munsi barayizi uko umuntu ari ibyaha n'imico n'imigenzo ndetse n'ibintu bagiye bakora kenshi bishingiye mu gusenga ibigirwamana bishingiye mu gukora ibyaha bidashira noneho bigatuma bigira ingaruka kuri generation ku yindi. Bivanga kenshi uruhererekane buriya kenshi abana n'abantu bamwe ntago buturi nk'urugero nk'ubu ngubu abana bacu ubu ngubu ntago baratangira kurya ku byaha twagiye dukora ahubwo kereka abuzukuru babo. Ngo ikintu gikozwe n'ababyeyi gikomeza ya myaka myinshi buryo bigera kuri level aho umuntu ashobora kubona yisanze hasi bipfira he bigenda biti. Ikintu cya mbere kigaragaza nicyo twita ibyaha by'ubusambanyi sexual sins. Nicyo kigaragaza cyane ndavuga ibintu muri rusange ariko ugasanga n'umuntu ashobora gusambana ariko muri we bimurimo ariko akabitinya gusa mu mitekerereze nabyo akumva bimurimo anabishaka ariko kubera amarangamutima afite no kubera indangagaciro afite agatinya icyo kintu aho ku buryo abonye umusembura ibintu yabyisangamo. Hakaba n'abandi babikora ntacyo babwiye ntacyo abihishe ntawatinye ntacyo ukabona ari papa ari mama ari abana ari umuryango n'ubusambanyi abandi bakabishyira ku mugaragaro bakazana abagore benshi. Yego polygamy abagore benshi. Yego ukasanga umuntu ashatse abagore benshi noneho ashatse n'abagore benshi nako abagabo benshi n'abagore benshi kandi bibaho rwose. Akava mu rugo ajya mu rundi ava mu rugo ajya mu rundi ava mu rugo ajya mu rundi ava ugasanga mutangwa n'ivanzu hirya agenda ukabona ni ikintu gikomeye cyerekana ko hari imbaraga zimuziritse. Nayo ni karande mbi cyane buriya. Noneho ikibi cyayo yo itihambira n'umuvumo. Burya iyo ufite karande y'ubusambanyi automatically umuvumo wohererekanye umuryango wawe wose kandi icyo ni ikintu gishobora kumara n'imyaka 1000 kiri umuryango gikurikirana. Kandi ahantu hari ikintu cy'ubusambanyi haba no gukenyuka uburwayi budashira aho ni sida izaza. Nabona ko ari igihe sida ibasira umuryango umwe se yego ikawumara kabisa. Kandi umenye ko twabivuze ko kibera ikintu kayagezemo ko ni umuvumo ko sida niwe yanywa mu cyayi no mu gikoma. Yego ntabwo ari nambwa ndaburangwa ngo muhanga munsi ntago bayisitaraho. Yamugeze kumwe ngo ni musengere ngo yaguye mu cyaha ntiwaguye muri piscine se cyangwa mu yose y'amazi. Wavuze ko wagikoze agiye gukura nk'ipantaro ukura nk'imyenda ugiye kugura agakingirizo ujya gushaka aho muhurira ujya kwicara nta mutima nama wagiraga. Yego buriya biratubwira ngo umuntu ufite
Bibiliya tubwira ngo avuga ngo uri mu imbuto y'Imana ntatekereza gukora ikibi. Ifite imbuto y'ijambo ry'Imana ntago bikunda. Bya bindi Paul yanditse ngo agambira gukora icyiza ariko ikibi kigamutanga imbere. Ariko Yohana aza kubivuguruza avuga ngo umuntu uri mu imbuto y'Imana ntakora icyaha. Nuba gukora icyaha bitandukanye no kuvuga ngo mbweregere gukora icyaha ni kimwe. Kugwa mu cyaha gukora icyaha ni kimwe. Yego. Kugwa mu cyaha ni icyaha nashobora guteganya. Ushobora kuntuka ngahita ngutuka, ushobora kuncira ngahita ngucira, ushobora ngahita ngubwira nabi, ariko usambana, kwica, kwiba, kuroga, guteranya, kwirukanisha umuntu, kugambana, ibintu utegurira purani ukabitegera imodoka ukabigurira amayinite. Ibyo ngibyo byo ni hatari. Ukabigurira shambure, ukabigurira rogi, ukabigurira itiki izakuvana aho ngaho ngo uzane ubwo burozi wica umuntu. Ugasaba umwanya navuga ngo muhurire muri hoteli kugira ngo umuntu mwicireyo, barangiza ngo naguye mu cyaha wagikoze. Rero uwabyawe n'Imana ntagira uwo mwanya wo gukora ibintu nk'ibyo ngibyo. Yego. Nubwo uri kwiyandikira ko muranyumva ndagutanga nanjye none uyu munsi. Urumva uwabyawe n'Imana sinzi niba usobanukiwe. Uwabyawe n'Imana ntabona uwo mwanya kuko imbuto y'Imana iguma muri we. Yego. Ushobora kurakara, ushobora kuvuga nabi, ushobora gukora n'ibindi byose, ariko icyaha nicara ngapuraninga, nzamwica nte, nzamurangiza gute, tuzahurira hehe, ugategura. Usambana barategura, kwiba barategura, kwica barategura, kugambana barategura, kuroga barategura, guhemukira umuntu barategura. So ufite imbuto y'Imana ibyo ntago abibona. Atangira gutegura umwuka ati oya rekeraho, bikaba birarangiye. Umbwira gute ko ni impamvu ushobora kunshira mu maso ngahita ngusubiza amacandwa, ariko nanjye burya ni urugero nguhaye kuko ni ibintu bija ko kandi ushobora kunkubita urushyi nanjye ngahita ndugukubita, ariko ndi umuntu reka tumo turaganira. Hari n'utundi tuntu turaho nakora, ariko gutekereza ngo nibe telefone nyihishe nyizimye, urayihishaye. Ndasambanira muri rogi, mfate rogi njye kugura utwo tuntu, mpure nawe isaha iminota, atege moto, muhaya moto, ubwo mwuka wayagiye he? Aho buhari mvuga nti kanaka ngiye gushyira hasi jeri ndamurambiwe, bite nshaka kuzamushyirira hasi, mubwira umutega azatega uko azakora, odi azakora, mbitangira amayinite, mbitangira ubushobozi, mbigurireho icyayi. Uwo mutima buri he? Shobora ko abantu benshi nibivuma n'abantu barozwe n'ibyo bicara bakora. Iyo gikora icyo kintu ni amakosa. Kandi aba bantu bari no mu rusengero. Nzaca umugore wanjye nyuma gute mu rusengero gusa? Narakubwiye ngo Satani yavuye mu kabari yaje mu rusengero, ko mu kabari we yarahafashe. Nabonye rero ubundi hari tere Satani yafashe arazireka. Ubwo bafite rero imivumo na karande z'abandi. Hari ahantu Satani yafashe arahareka, ahubwo ajya gufata ahandi bigira abakoboyi. Ni mu nsengero rero. Kagambane karahaba, mati karahaba, induri irahaba, ubusambanyi burahaba, kwishanya birahaba, bambara ibigutiya birebire kandi bazamura buri kanya. Abahungu bafunga amapantaro kuyafungura mu isegonda imwe. Ababivuga ngo haleluya kandi ugari ugasanga ni ibi bintu ndabivuga. Aho hasigaye akora inzangano, gutongana, kuroga, none se uva igishanga barozi binjira mu rusengero turabirukanye. Ariko cyane cyane abantu Imana baterana na Satani aza. So rero ibyo bya n'ikindi twango ni immorality. Immorality ubwo ni nko gukora ibiteso cyangwa kutiyubaha k'umuntu. Tumo turavuga ngo ufite ibimenyetso bya karande. Ibimenyetso bya karande, yego. Ntiyiyubaha nubwo yabakize, umuntu avuga ibintu yiboneye, avuga amagambo nk'ay'abana kandi akuze, ashobora kwicara akavuga ibiterasoni imbere y'abantu mukagira ubwoba kuko nta kintu abatinya, kandi ubona ko abivuga ari proud, ukumva umuntu kuvuga ibyo bintu. Ariko wamuro ugasanga wa muntu ariho karande n'imivumo, uburyo avugamo, uburyo ahubuka. So umuntu aricaye mu kano kanya afashe uwamukamiye amata muteye amabuye, harya wumvise ari iki? Ntumbaze ngo nini. Abantu baragupromotinze, ugiye ahantu utapfa kuzakandagira ntiwakandagiye, amatura yahaze, urabyimira muti barangiza uti ni bya bindi bavuga ngo umwami yahaye amata yamwimye amatwi. Oya, karande niyanga kuzamuka iraguhe ikazagukocorera muri plafond ugahuruduka. Ubundi Satani ntago yakumanura usa nk'uwicaye kuri ukajya hejuru. Abantu barabyumva cyane, nta kintu shit barabyumva. Cyo twita shit libre urabizi, no kumanuka nta rutangi. Se buriya yabitewe n'iki koko? Ni kakarande nuko ikora. Narakubwiye ngo amaso arareba, amatwi akumva. Nzikono bira bintu byambabaje. Ariko umunwa ni ugukoraho, kandi umunwa niwe werekana imbuto zawe. Kandi uhora bivuga umunwa werekana imbuto n'ubundi zikurimo. Yes,
so rero aho ni ahantu iki kintu cya immorality harimo biriya by'ubutinganyi, harimo biriya by'ubusibiyene, biriya byo gusinda inzoga nyinshi cyane, ibintu byo kuvuga amagambo apfuye, kuko ntabwo burya ubutinganyi bujya muri sexual sins, no, ni immorality sin. No kutiyubaha ni biteye isoni, akaza umuco n'ibiteye isoni. Ubundi gusambana tuzi ni umugabo n'umugore, ni umukobwa n'umusore. Umuntu muhuje sex ni immorality, ni ukudeviya, ni biteye isoni, ni ukudeviya uburyo Imana yakuremye ugakora ibiteye isoni n'ibisoni by'Imana yanga. Bibiliya yavuze ngo bagire ingaruka z'umubiri wabo bakiriho, by'isoni nke n'iby'isoni nke. So abantu uzasanga buri gihe ashobora kwambara ubusa imbere y'abantu bidashoboka, ashobora no guhagarara ku muhanda ukabona aratungirije aranye abantu bose bamureba. Kibazo uriya muntu ntabwo bagira mu mutima. Aba bantu bavuga icyo bashaka. Niba ufite umugabo ukoze uko wihubukira, wivugira ibintu by'umwana imbere ngo ngwino tujye mu cyumba madana abana bumva, udatinya kwiyubaha, icyo gihe biteye isoni. Yego, usinda kasara mu mutwe. Ikindi hari ibintu mushumba tukiri aho ngaho kuri ibyo biteye isoni n'ibiki byose, ukabyita ubusirimu kandi tayari satani karande ntabwo ari civilisation. Biriya ni iki twita immorality, ni uburyo umuntu atangiye kudeviya uko ubuzima bubayeho, kandi kuko iyo deviation ni kuri mibi mu bana bawe utahabaza bikora ku mugaragaro. Urumva icyo gihe amagambo ateye isoni n'ayisoni nke ngo ntakatuve mu kanwa. Rero umuntu uriho karande n'umuvumo hirya yo gusambana ajya ikintu cya immorality. Yego, biteye isoni, by'isoni nke, kuvuga amagambo, kubona ugasanga nk'umuntu mu nama ntabwo urajyayo agaho agasaba ijambo, yavuga igitekerezo ufite umuntu arasinziriye yarahari. Yego, kubera ko avuze ibintu bitari bizima, cyangwa ukabona hurutuye urugamba kubisaho ikintu cyo kuvuga. Iyo ugasanga umuntu akoze ibintu bitabaho, arasinze, arinyariye, arinereye, arasinze, ararutse mu nzira, no umuntu ufite diplome wize, ukabona ko ibintu akora ntabwo ari we, hari imbaraga zimukoresha. Kandi satani icyo abashaka ni iki? Nuko icyo ukunze ari cyo agutegeramo. Memu ni icyo ukunze ku Mana, nicyo mukoreraho n'Imana. Baravuze ngo Daniel twamutegera ntasinda, ntasambana, ntategere ku Mana ye. Bamutegeraho, abategera atashobora ku. Tuzabwira umwami yuko nta muremere gusenga iminsi 30 atari wowe mwami gusa. Baravuze ko Daniel atabasha kumara umusa adasenze. So rero satana gutegera ku cyo ukunda, bahita bamushyiraho ikigirwamana agomba gusenga. Ubambatirikana ngo wanga gusenga ngo kajya afungura idirishya gatatu ku munsi uko yabikoraga, baraza akasenga. Babwira umwami ati Daniel yaguye yarahamukanye, ubamujugunya mu ntare zishonje ntizamuriye, nzaramwanze kuko bamutegeye aho Imana imutabarira. Yego, bamujugunya aho Imana iri. Amen. Ubundi abantu bakwanza gushyira mu biganza by'Imana, utinya gukundwa n'abantu kuruta uko Imana yagukunze. Sibyo muvandimwe, nshuti yanjye. So rero icyo kintu cya immorality gituma umuntu ashobora guhindura imivugire, gucurika ijambo ry'Imana, kuryigisha uricuritse. Nkaho wabutuniye mu ntege zanjye nke ugashyikira ibyo bintu. Ikindi cyitwa poverty, ubukene. Ahangaha ubukene tuvuga ntabwo ari ubukene bw'umuntu w'umushomeri. Ni umuntu ukora, ni umuntu ujya mu kazi, ni umuntu ucuruza, ni umuntu ubasha kwinjiza, ariko agashaka ibintu byagiye akahabura. Ni umuntu ufite icyo akora, ufite n'icyo yinjiza, ikimwinjiriza, ariko atagira icyo atunga. uwo niwe mukene. Nicyo bituma ubwo twita ubukene bwa karande. Ubukene bwa karande, kuko hari igihe ubukene buturuka ku bunebwe, bigaturuka ku bujiji, bugaturuka kudakora, bugaturuka kutagira abajyanama beza, no kutagira purani y'ubuzima bwawe. Ubwo ntabwo ari ubukene, ubwo ni ubujiji. Tuzaganira ubutaha ubukene bwa karande n'ubw'ubujiji bitandukanira. Yego, so ubukene bw'icyangiro n'ubwa karande n'ubw'ubujiji bitandukanye, ko dukeneye gusobanurira abantu muri iyi minsi bakabyumva. So iyi poverty mvuga buno bukene ntabwo ari ubw'umuntu utagira akazi, ni umuntu ufite akazi, winjiza, unakora, unacuruza, ariko utagira ikintu ageraho. Yagera mu kazi agateza cyamunara, yafata ideni muri banki byazamuka bigasubira hasi, agahora arwaza, agahora apfusha, agahora mu bibazo kugira ngo ya depense isohoke. Ni ukuvuga ngo abafite icyo gikarande ntikimwemerera ko atunga amafaranga, ariko arayakorera nyine, ndetse menshi anashoboka. Abantu baba bakorera amafaranga ariko yajya mu kabari akavamo avuze ati mu ntegere moto. Ahubwo uwo mu kabari niba yanayariye, hari utajya no mu kabari, ahubwo wibera no mu rusengero, anaguremo n'umwenda. Sinwari ubizi, ukanasenga se karandi kanagufata, itagufata se kutabohotse mu mitekerezo n'imyumvire, ukaba ukiri wa muntu uraho kuko bitakuzaho.
agasanga gusenga ntabwo bikoraho karande ubwo nyine nagira ngo n'abandi badukurikiye bongere babyumve, cyangwa nimba hari umuntu mushyashya udukurikiye abyumve, avuga se bibaho se ko amaraso ya Yesu Kristo yanyogeje ibya kera byashize, kuko nibyo twakogeje byose yakogeje no gucuruza amaraso Yesu atukoze ibyaha ngo tuzajye mu ijuru. Isi tugomba kuri imva ijuru tugomba kujyanwa n'amaraso ya Kristo tukayikorera, isi tugomba kuyikorera tubone cyo kurya cyo kunywa cyo kwambara. Urumva uno muntu hari abantu bagira iki kintu cy'ubukene kandi baba no mu nzu y'Imana, yatanze n'icya 10, yatanze n'amatu, yafashije n'abakeneye, ariko ugasanga ntiyaguzemo n'ibyo bintu byo kurya, ntiyanahashye. Ahubwo kubera iki umunsi wo kumaka agafaranga niho ibyago bitabiboneka. Usanga abantu 5 bararwaye muri famiye, uri gukora iki se? Kandi nta biteye isoni yagiyemo, ntiyasinze, ya modoka yatagiye isipfa iminsi yose ntiyapfuye, ariko icunza agafaranga kaje kahita ikora ibintu bitabaho. Icyo nagira ngo ntandukanyirize n'abantu babyumve, nagira ngo batumva ko karanda ari ikintu kiri ku bantu b'abapagani cyangwa hanze y'inzu y'Imana gusa, ahubwo abapagani no abantu badasenga no kutabizi bahita no kuraguza, bakoresha indi miti no bakihuza na Satani. Sasa bien byajyabye bakavuga ati ngo mucuruze ndigendeye, kandi bigakora ariko yazubaka inzu bakayiterana n'imizi cyamunara. aba yihambirije we arihambira, Satani agahagarika imirwano iwe, agakora abo ati ndabona amaze kugira imbaraga kanake nka miliyoni 500, kageshe miliyoni 1 mu kwezi akazibura, kubaka hoteli bagahita bayitwara, agahita agwa hasi neza burundu atazabyuka. Nibyo bya bindi wavuze ikureka ukagera hejuru muri parafo akazaguhonda yo kubita ugahita uvunagurika, inzamba zose zikavunagurika. Kubagira gutya kuko abana Igice bati naka ndebe ayakwiraguriza, gushaka inzaratsi kugira ngo utebye n'isura bikora, agashaka za juju, agashaka za byinyo abakora. None bira bikanamuhira ko Satani amuhoro ati ngaho kora ngo ndi ibirungo, ariko akaba guteza igihe kimwe. Hari abarakore bafite ibirungo bagaburira abantu, akagukubita ikintu kimwe ukagusha amazuru n'umugongo n'akabuno neza bikarangira, ugahita wibagirana kwita. Ariko uko rusenga siko bimera, biza gahoro gahoro. So rero nuvuga ngo ubwo bukene tuba tuvuga amafaranga yayabonye yayakoreye, ariko mu gihe akiyashyira mu ntoki ze ibyago n'amakuba bikirunda imbere ye, kandi agomba kubikemura byose. Ukibaza ngo indi minsi ko batarwe kuki barwaye uko sheke n'ibonye, uko sheke ije ntabwo uri kubyumva, ndikahora mu bukene kandi urakora, hata kugiye bahereye ukora ko ntacyo tubona wunguka, bakagira ngo babanze gutera imbere. Ikindi tumwe kuvuga ni ikintu cyitwa ubunebwe. Ntabwo ni karande se, laziness, karande ubunebwe ubu ni karande mbi ifite mbinuka. Ahubwo niba hari n'uzi w'umunebwe kunga ntakagire ikibanza cyawe, ukabona gukora arakururuka, kurya arakururuka, kwiga arakururuka, no kubyuka arabishaka kandi ntacyo yakoze, ukabona nta kintu ashaka, umwana n'uburiri. Ubundi ubukene bw'akarande si isezerano, n'umurage w'ubugwari ntugire igitabo. Waba umugabo bikoresha amaboko ye, yandi mbonye kunda kubi burya jewe. Urumva ahantu ubunebwe, none usigira ngo zisenyuka zizirikinyisha. Umugabo w'ikinebwe ku buriri, umugore w'ikinebwe ku buriri, ahubwo ati madamu hindukira ngo numva bitandimo, ku muhanda arabandi birimo ariko pe nukuri. Umugabo ati ariko se ati mvye ndeka madamu bananiwe, umva kurya n'umunebwe, gukora n'umunebwe, ku buriri n'umunebwe, mu kazi n'umunebwe, mufata hese. Ubunebwe ni ikintu kiba mu bwiza ukuri. Nubona umusore aryamye kugera saa 6, ku wa mbere kugera ku wa 4, akabyuka kare bakaza kurya batetse, gimenya ko nta hazaza. Burya muntu atangira kugira ikintu cya immorality, akandi buri gihe ahora afite intambara z'uko abantu bamwanga, kandi uzashiduka atira imyenda ko nta nkweto afite. Wewe wagiye guhiga kugira ngo ubeho, ubona kandi uri mu kiyede urimo narwana intambara ngo uzamuke, undi warajya myigarage ngo ntiyabikora. Ubunebwe ni ikimenyetso cyerekana tinya nk'umugabo reka akazi yaragafite, arabahote mwese arabahote, barakareka ngo agiye gukora iki se, agasabiriza. Ariko ngo Imana ngo igire ibuza abantu gukora bamwe na bamwe. Sawa gira kugaburira, njye mbwiye ngambujije gukora ndashonje, mbwiye ntibarayibeshye. Ikubuza gukora ibireke gukora ibindi ukora, katubwizanye kuri. Yego ikubuza gukora ibi ikaguha ibindi ukora. Yambujije umva nkubwire none ntanga ubuhamya bwanjye. Njye njya kwiga yarambwiye ngo nibyo uzabona diplome, ariko ntuzigera uyikoresha.
uzayikoresha mu murimo wanjye. Ntunze se ko nibyo yarabimbwiye mbyanwa n'umukecuru Esperance. ese nturi lecturer Mbyanwa n'umukecuru witwa Esperance avuga mu gifaransa numvise ubwo nabaho kimwe cyabiri ba kera. Aravuga ngo mvuko Uwiteka avuze ugiye kwiga uzabona diplome enye niko nawe uzazikoresha ariko nizo umurimo wanjye. Ati bamwe buri ndege bagiye kwiga kuvura wowe uzuri indege igiye kuvura imitima y'abantu kandi uko njya hanze ngiye kubwiriza. Arambwira ati dore nkubonye wicaye ku mateleviziyo y'isi yose ariko ntuzigera wambara ikanzu y'ubucamanza. Yes, kandi ntabwo ariko nziga amategeko. Ndazamwa nkora candidat libre muri diplome tujya muri university muri Iraq mbona amanota meza ndarangiza mpita nkubita masters kugira ngo mvuduke niruka ndasimbukira mu kindi gihugu nzana certificate y'undi rurimi nashaka kwiga ndagaruka nkubita masters muri theology. Nkumva ndashaka kujya kwiga amategeko ngo mumwavoka nkubita ya kane ndangije ndibaza nzakora iki mfungura kampani y'amategeko mbura numvugisha nibuka ko ari Imana yavuze ninjira muri ibi kandi birantunze bigejeje kure binjyana kure birampemba. Urumva hari igihe ikubuza kimwe kohereza ikindi kohereza he ntabwo ishobora kukubwira ngo gutyo gusa munsi ukarya uti biravuze ngo udakora ntakagire gute ntakarye. Ubu nibwo turiho nayo ni karande ntago nari mbizi neza ntago nabimenyera rimwe nzajya ngenda ariko buriya burangiye ari igihe ngenzura abantu bene abantu bafite ubunebwe uzanasanga banywa n'urumogi nta kintu afite akora. Uzanasanga barimo n'abikinisha bakanisambanya abantu bana baryamye batabyuka basanganamo ubutatuwaje ku mugongo ku kabuno nta kintu afite cyo gukora. Usange n'abantu ashobora no kutabasha no kurya abambi ukazi katanakora ikibi hari n'udakora akarya byinshi aho ndujya dukeye hari n'uwarya rimwe ku munsi aho kibaza nta sogisi nta ntebe nta batera nta base marasaza imyaka irimo irakura kandi afite n'umusheri kibaza azamujyana munsi yahe mu nzu yahe bizagende biti. Ubunebwe burakomeye. Ikindi ni umujinya. Papa anga umujinya umuntu ufite karande n'imivumo agira umujinya w'umuranduranzuzi ikintu cyose aba yarakaba ari umurwanyi ubona afite ibiteye ubwoba ntabwo nibitindeho. Yego ndabe nota kugira ngo ntaza kwangiza iminota y'abandi cyane. Ikindi kintu cyerekana uwo muntu ko akiboshye atarabohoka ikintu cya violence. ubwo ni ihohotera arahohotera pe. Bene uyu muntu ihohotera ririmo ibice bitandukanye ariko ndarivugira nigurukira. Uyu muntu aba yifuza ko abantu bababara ubona yishimira iby'umubabaro w'abandi arataka arahemuka kandi ntashobora gusaba imbabazi aravayorating ibintu byinshi. Nuvuga ngo umubabaro wa Jerry n'ibyishimo kuri abantu bakomeretse babirukanye afite iterabwoba nta kintu yagusubiza. Ni umuntu muri we ufite ikintu cyitwa guhohotera undi muntu. Baza umuntu ushobora kubwira umuntu ati wabyaye ndaje nkuvure n'urugero nguhaye ati umuti wo kugira ngo nkomore ngwino nkuvure ibisebe ntibirakira dodo ziracyarimo n'urugero nguhaye byumva baby'ibisobanuro makuru. Icyo ni ikintu cy'ubugome. Uwo muntu ashaka arakwangiza nta kwitaho ikikora no kubabara ashaka amarira yawe. Bene abantu ko bamera ntashaka urugo rurimo amahoro kandi ari urugo ntashaka akazi k'amahoro kandi ari abashaka intambara. Mbega n'umuntu ufite ihohotera mu buzima bwe ababwira babyumvise. Ikindi uno muntu ufite agira ikintu cya deception kugira gutenguha n'abantu. Yego ugasanga yakoze neza yakoze ibintu ariko baramutenguha byose ndakora iki mve ugasigara umva warataye umuntu ni karande deception burya ntabwo wari ubizi. None se nkubaze ikintu kimwe ufite deception iki wagera nta kimwe kuko imitekerereze nta kindi tekereza nyine tekereza kuri cya gikomera wagira. Ndakubwiye ngo nkorera kino anytime kizakunda umunsi wo kugira ngo gikunde akabyica. Ugasanga no muntu buri gihe afite ama promesse afite ama appointment afitanye gahunda n'abantu ariko ku munsi zakagiye mu bikorwa bipfira ati nzagira amahoro nzanye urugo yaryama agasanga rutwa na gereza. Uyu muntu aratenguha arajugunywa
aratabwa. Yego. Ikindi kiriho giye kujya kubwira kimbwire n'ukuri umwuka wo kubeshya, lying, karandembe yo iriho n'umuvumo n'utwana twabo n'utwuzukunwa twa nyirasenge na za nyina wabo. kora aka kantu rero kubeshya akantu bakagize nkaho ari ikintu cyoroshye. Kandi ndumva nyine Bibiliya ivuga ngo iki se? Hanze hazaimbwa n'abarozi n'abakunda kubeshya bakabikora. Nyine bakagize akantu gato ariko gafite imbaraga, kuko ubundi kubeshya biva kuri Satani. Nuvuga ngo uri umunyakinyoma uri umukozi wa Satani aho waba uri hose. Aba bantu uzasanga barahira n'izina ry'Imana. Uruzi ko ntashobora kurira izina ry'Imana ngiye buri ntabwo abantu babikurira. Niyo bavugisha uko abanyabinyoma bagerekaho indahiro. Rero kubeshya n'umuzi mushaririye ugenda ukura uzana indimizi yose. Iyo ubeshye ubuhemutse, uburwaje umuntu umutima, uba wishe gahunda, utakaje agaciro. Iyo ubeshye uba wubakiye ku kinyoma, kandi ikinyoma ucyubakiyeho iyo ukuri kuje ikizu kirasenyuka. nta kintu kiba gihari. None se urabeshye ngo uri umukobwa w'isugi kandi ugiye warabyaye, urambwira ko uwo mwana uzamuhisha kugeza ryari? Urimo guhisha umwotsi cyangwa inkorora. Wamubwiye uti giye kunshaka narabyaye umwana ari kwa mama, abyange cyangwa byemeje ariko yabimenye. Wikuba ku rugo rw'ikinyoma. Umusore ati cyane cyane umusore ati nta mwana nabyaye hanze, wajya mu rukiko ati dore umwana, uwo mugore abayande wahavuze ibintu hakiri kare. Ikinyoma ni se w'ibi byose. Niyo mpamvu kubeshya umuntu ubeshyeye kuri telefone yawe, ku mayinite yawe. Why not? Simpari kandi uhari, ndiremera kandi uri mu biro. Si telefone yawe, si amayinite yawe, kuki ucukura umwobo? Ese ubwo nubeshya kunyura uruhande uhagazaho azagufata gute? Si nk'ibyo byose se. So rero ikinyoma nacyo cyerekana imbaraga za karande n'umuvumo. Ibyo mbivuze in general, ariko ku munsi uzakurikiraho tuzababwira noneho details. Ni ibintu bigera kuri 30 shaka to develop. Yego. Sicyo basabye se? Niko bimeze. Kandi abantu babohoke. Ndashyiramo n'inzozi buriya zabyo. So Imana iguhe umugisha. Urakoze cyane mushomba. Amen.